Muraho neza, murakaze neza kuri Pacific TV show. Uyu ni wa mwanya tugenda dusura amatsinda atandukanye dukorana nabo ibiganiro. Twihuse reka manze nakire mugenzi wanjye Ange tujye gufatanya muri iki kiganiro. Ya murakoze cyane nk'uko mubizi dusanzwe twagezaho ibiganiro byiza kandi biryoshye. Uyu munsi rero twageze mu murenge wa Cyuve mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru. Twageze ku murenge wa Cyuve twasanze groupe nini yitwa Shada Vibe Band. Reka twakire bamwe mu bayobozi babo bamanze batwibwire ubundi dukomeze gahunda. Murakoze, nitwa Manzi Alpha Ivan, ni nge fondateur w'ino groupe, nkaba ndi kumwe n'abagenzi banje nabo babibwira. Murakoze, nitwa Tishimire Solange, nkaba ndi vice president, nkaba ndi umwe mu bagize Shada Vibe Band. Murakoze, nanjye ndi secrétaire y'ino groupe, ariko twishimiye kwa mwageze hano pe. Amazina yanjye ubusanzwe ni niyo nama Safina, ariko ku gatwiko banziho nishani ya nabidanje. Okay, barakoze kutwibwira. Reka dutangire kuri mugenzi wanjye ababaza none nanjye ndagenda ndamwunganira. Okay, murakoze cyane. Natwe turabishimiye nk'uko muvuze ngo mwatwishimiye. Ego, nshaka kubaza ikibazo cya mbere ndakibaza uwafonze groupe. Ese kugira izina Shada Vibe Band warikuye he? Ese risobanura iki nk'abantu nkatwe tutabizi tubashe kubimenya? Ijambo Shada, ubundi Shada muri make ino groupe njya kwifonda hari umuyobozi, numva ko wenda ngiye kuri njye mwita nk'umuyobozi, ariko ni umuhanzi ndetse akaba n'umuproducer bamwita Rasta JB, ariko mu buzima bwe yakundaga ijambo Shada. Ndavuga ati kuko iryo jambo uhora ukunda kurivuga, numva ko byaba ari byiza iyi groupe njyewe yanjye nafonze nayita ijambo Shada. Nongeraho vibe bitewe n'imbaraga tubyinana, ndetse band ni imbaraga z'iyo band icuranga. Imbaraga zacu ziba zifite vibe nyinshi cyane. Okay, urakoze cyane kubw'igisubizo cyiza. None mise nibaza ikibazo. Uwo mu producer mufatanya niwe wagufashe gufonda cyangwa ubwe nawe wagize igitekerezo bwo tereka fonde groupe ndebe ko yazamuka, cyangwa se niwe wayigufondeye nawe uzufatiraho? Yes, mbaje ikibazo cyiza cyane kuko Rasta JB ubundi we ni umuproducer akaba n'umuhanzi. Akomoka muri Uganda ariko aba muri Musanze. Njyewe nyine kwiti cyanjye nari ndi umubyinnyi, ambonye yumva arankunze, aravuga ati se ufite ahantu ubyina? Aravuga ati yego, mfite abana dukorana b'inshuti zanjye ku ishuri, ariko mfite n'akagroupe gatoya gakora mu kigo. Yifuza ko twayigira groupe ngari tugashaka n'abandi banyamuryango baturutse ku bindi bigo ndetse n'abatiga bose twumva twabashyira muri iyo groupe. Ariko igitekerezo mbere ho nari mfite na groupe ariko itari yafondwa neza. Navuga ko ari we wamfashije kuma nk'imbaraga zinzamura. Yego, urakoze. Uyu muperezida rwose azi gusubiza neza. Nanjye rero niyo mpamvu naje kubaza ikibazo kigira giti tumaze gufonda groupe wabonye izina. Ni ikihe kintu cyakugoye mu gutangira? Ibigora byo ntabwo byabura kuko bisaba gushaka ahantu ho gukorera, kuko igihe cyo kwiga twakoreraga mu kigo, ubwo urumva ko mu gihe tugiye hanze bisaba kuhashaka kandi nta bushobozi bwari buhari. Navuga ngo twagura cyangwa twakodesha sale bibi ikibazo. Twabanjije ikibazo cya mbere twagize no gushaka ahantu ho gukorera ndetse n'ibikoresho tuzifashisha. Okay, mumaze muravuze uti dufite ikibazo cy'ibikoresho naho gukora hari kuba imbogamizi. Ni ikihe kintu mwatekereje muri mind yanyu muvuga uti twakora gutya kugira ngo dukemure iki kibazo dufite? Muracyari abana muri kwiga, rimwe na rimwe mubyinira mu kigo. Ni ikihe kintu mwatekereje mukavuga uti kizadufasha gukemura ikibazo cyacu cy'ibi bikoresho naho gukorera? Kugira nyine tubashe gukemura icyo kibazo, twagize igitekerezo hano dukorera, turavuga ati kuko n'indi groupe yakorera kandi akaba ari ikibuga kigari, twajya tuhakorera mu gihe tutari twabona aho twaba tugiye gukorera.
ibikoresho ni ugukodesha biri aho, twabona amafaranga tukagura igishoboka cyangwa tukagikodesha, ariko sinakwizeza ko ibikoresho byose tubifite cyangwa se aho gukora hari. Isaha n'isaha nabwo nyiraho yaza akavuga ati ntabwo mbashaka ahangaha, kandi twahava. Ni ubuzima bugoye. Reka nkubaze ikibazo cya nyuma mbere yuko nsubiza mugenzi wanjye. Nibazaga nk'ikibazo, nta muterankunga mwaba mufite ubafasha cyangwa mwaba mukeneye izindi mbaraga? Nk'uko nabikubwiye, uwo Rasta JB adufasha nyine, wenda kuko afite studio nubwo iciriritse, kunonosora amajwi twagiye dukoresha, ndetse ikintu kijyanye n'indirimbo akenshi dukora indirimbo ariko kuvuga ko wenda yagira ikintu adufasha nta bushobozi bari kuko ubwo muterankunga nyine adufasha nawe ibyo agiye abona gake gake imbaraga, ako nta mbaraga birimo, nta mbaraga zihambaye kuko agenda adufasha nawe uko agiye ashobozwa. bise bituma ngira ibibazo byinshi, gusa reka tube tuvuye kuri CEO twegere kuri Presidente, nawe tumubaze. Wambwiye ko witwa Tuyishimire Solange. Ego, yitwa Tuyishimire Solange. None Solange, muri iyi groupe yanyu nabonye harimo abakobwa benshi ndetse n'abahungu benshi, harimo n'abana pe, ubona ko ari abanyeshuri. Nawe ndabona utari mutoya cyane kandi suri na mukuru, harimo benshi bakuruta. Ese kuyobora abantu bakuruta kenshi usanga banasuzugura abantu muri mu kigero kimwe, wumva umeze ute, mbese ubifata ute? Aho ngaho hakora ku bwumvikane, kuko tujya gukora club tuyizamo, twaje dushira hamwe kugira tujye dufashanya muri byose. Nanjye ubwanjye nubwo uri kumbona gutya, nanjye ndacyari umunyeshuri, nanjye ndiga, ariko kuba harimo abanduta hakabamo n'abana, dukora ku bintu by'ubwumvikane, ntawe usuzugurana n'undi. Yego ntihaburamo abana bagira amatwi atumva basuzugura, ariko tubashira ku murongo, tukabasha kuba twakora ibintu ku murongo uko bikwiye, nubwo nta mbaraga twari twabona zihambaye, ariko turafashanya. Urakoze cyane. Bise binera kukubaza ikibazo. Umbwiye ko uri umunyeshuri, none iyo uvuye mu rugo ukababwira ko ugiye kubyina, ese ntabwo ababyeyi bakubaza ati kubyina kwawe bizakumara cyangwa bizagufasha iki? Bakaba banakubwira ngo unavemo. Ese nta mbogamizi uhura nazo ku babyeyi bawe ngo haba amakimbirane? Murakoze. Imbogamizi ntabwo zabura, cyane cyane ku babyeyi, kuko hari nka gutya tuje ugasanga nka kwa kubura ibyuma tubibonye dukerewe, dutangiye kwitoza dukerewe, tugataha bwije, ababyeyi bakatubaza ati iki gihe muba muri hehe? Ariko ababyeyi bacu turabaganiriza bakumva ko nyine ni impano, niyo umuntu ari kubyina bimufasha kuruka mu mutwe we. Nanone kuba mbifatanya no kwiga, si ukuvuga ko inshingano zo kwiga nazishize ku ruhande, ahubwo mfata umwanya uhagije wo gusubiramo amasomo, nkafata n'undi mwanya wo kuba najya muri iyo myitozo, kuko biramfasha cyane no kuruhura mu bwonko. Aisha, urumva ko abana bazi gusubiza cyane. Ego, nyuma y'uko mpereza mugenzi wanjye mikoro, nshaka kubaza ikibazo cya nyuma. Ese uri Presidente, ukeye, nta kibazo. Ese abana uyoboye batoya, kandi bande ku bana batoya, ubona bafite kuraje cyane nk'abakuru, cyangwa usanga abakuru ari bo batagiramo kuraje, ahubwo abana bato akaba ari bo bagiramo kuraje? Murakoze. Aho hantu mbajije ni ikibazo cyiza. Abana batoya bafite kuraje yo kubyina cyane, ndetse harimo n'abarusha abantu bakuru. Reka duhereze mugenzi wanjye microphone nawe akomeze n'ibibazo. Mukomeze kwihangana, ibibazo nibwo bitangiye. Mugenzi wanjye abajije ibibazo byiza, ariko hari akabazo twabaye nk'aho dutarutse. Reka mbere kuri hano kuri unyegereye sekreteri,
ansobanurire iki kintu muri gurupe yanyu habamo kubyina gusa cyangwa harimo n'ibindi byinshi? murakoze, ntabwo ari ukubyina gusa. Nyine nk'uko twakomeje tunabivuga, iyi ni Shada Vibe Band. Shada Vibe Band rero nyine ni bande nyine, nawe uri kubyumva ikuyemo ibintu byinshi. Harimo ababyinnyi modern, hakabamo traditionnel, hakabamo n'abaririmbyi ubwabo, hakabamo no gucuranga mu bikoresho bimwe na bimwe bikoresha iyo byabonetse ni senti, gitari na drum. Murakoze. Wow, gurupe yanyu ni ngari rwose, natwe tuzabagana kera. Okay, mureke dukomeze rero. Nshaka kubaza ikibazo ariko kigasubizwa na CEO. Ababyeyi benshi usanga ibintu bya entertainment babona abana ko biri kubararura, aho benshi bavuga uti bagiye kwigira ibirara, abandi bagiye kuba indaya. Ababyeyi b'abana mubana muri groupe mwavuganye nabo cyangwa abana baza bacitse bari kuvuga uti reka tugende, mama nuko arebye hirya reka mute mucomoka? urakoze, ubaje ikibazo cyumvikana cyane kandi n'ababyeyi benshi bakunda kukibaza. Ari umubyeyi yumva ko umwana batagiye kubyina, none iyo cyumva iryo jambo modern ahita avuga ati bya bintu by'abazungu ndeba muri filime bambaye ubusa. Bira ntabwo ari byo, ko umubyeyi waba afite imyumvire ikimeze utyo cyangwa se n'ubuzi ko umwana iyo yaje ari byo abajemo. Akabanza ngusubize ku kibazo wenda mbaje ati wenda baza iwabo babizi. Iwabo umwana uri muri no groupe wese agomba kuba afite, hano dufite nimero za telefone ndetse tukavugana n'umubyeyi we kugira ngo nagaragaza imyitwarire mibi tubimenyeshe umubyeyi cyangwa se tubimenyeshe umurera. Iyo umwana agaragaje ikinyabupfura gike iwabo, tumukura muri groupe tukamuhagarika mu buryo bwo kuvuga yuko atararuwe n'ibyo dukora. Noneho icyo dukora twebwe, imbyino tubyina twigisha n'ikinyabupfura. Ntabwo nakishimira kubona umwana mugenzi wanjye ari kubyina ibintu biteye isoni ku buryo umubyeyi atakifuza ko umwana we yabikora. Nshishikariza n'umubyeyi wenda ugifite umwana avuga ati, umwana mvuga ati nkunda kubyina ariko nshaka kujya muri raguru, avuga ati bakora ibintu bijyanye n'uburaya. Ntabwo ibaba ari uburaya, twigisha ibintu bigaragara ndetse kandi ubona ko ari ikinyabupfura cyiza. Niyo umwana wenda ajya agaragaza akanyabupfura gakeya, tugerageza kumucyaha, byakanga tukamwirukana mu rwego rwo kumuhana, kandi nta mwana wishimira kujyaho abandi bana bari nyine akabona we bari kumwanga kubera ko asuzugura iwabo. Murakoze. Usubije neza cyane. Niyo mpamvu mbere yuko mba mugenzi wanjye ngo nagira ibindi bazababaza, muraje muritoje murabyinye, mugiye mukora ibintu bitandukanye. Hariho abantu babasha kubaha ibiraka ngo mugende mu babyiniye, cyangwa murakitoza gutya ntabwo mwe mwagera ku rwego rwo kuvuga ngo babahe ibiraka mukore kugira ngo namwe mu gihe cyo mubone profit? N'uwo mwana acyuye ikintu umubyeyi we yakishima, hari profit mujya mubona? Birumvikana akazi kose kagomba kubonekamo inyungu. Ntabwo wapfa gukora akazi nta nyungu irimo, ariko mu rwego turiho ntabwo twageraga ku rwego rurenze bivuga ati umwana yajya ahembwa buri munsi, cyangwa se umwana ukagiye mu gitaramo mu rwego rwo kwiyamamaza yatahana amafaranga arenze. Iyo abonetse atahana amafaranga wenda acitse nkuko natwe turi kugenda ariko iyo tugiye tuzamuka nkuko dukora ibitaramo hamwe na hamwe nkuko tuzamura natwe ibiciro. Kuri ubu urwego turiho tumaje kugenda dukora ibitaramo byinshi cyane, sigaye mbona n'ibintu binshimisha cyane, nkajya nko kubyina nka groupe yose mu mastade n'igisenyi ndetse n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye. Murakoze. Ndikumva muri kugera kure cyane. Reka nsubize mugenzi wanjye nawe agira ibibazo ababaza. Okay, murakoze cyane. Turi no kugana ku musozo w'ibibazo, ariko nashaka kubabaza, ese murabizi ibyamamare byinshi tuzi, abahanzi benshi batandukanye, abakinnyi ba filime bagiye bafite imbuga nkoranyambaga nka Facebook, YouTube, Instagram, Twitter ndetse n'ahandi na TikTok. Ese mwebwe ni hehe umuntu aramutse abashaka kubarebera nyine nk'imbyino zanyu yabasanga? Ese mufite TikTok cyangwa se mufite Instagram, Facebook n'ahandi? YouTube se murayifite? Murakoze. Murakoze. Iki kibazo kukigusubiza wenda bikunda kubaho cyane ubu ngubu kuri iki gihe heza ibintu byo gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane.
gusa twaje kugira ikibazo nta gihe kinini gishize, nta n'ukwezi numva kuba guciyemo, imbuga zose bazibiye icyarimwe. Kuri ubu ngubu tumaze kongera gufungura Instagram ndetse turi gushaka n'ukuntu twafungurira izindi mbuga, ariko gurupe urumva ko bigiye gusaba kongera gutangira, twaba tugeze kure, ariko TikTok barayibye, YouTube nayo barayiba, ndetse ubu na Instagram birasaba ko dutangira imbuga zose, tukongera tugatangira bundi bushya amavideo mashya. turabihanganishije ku bw'iyo nkuru. None twibazaga kuri izo mbuga nkoranyambaga, izina ni Shada Vibe Band, niryo zina mukoresha? Murakoze cyane. Ese ni ubuhe bufasha mwumva mukeneye umuntu yabafasha? Murabona turi mu kiganiro, hari abantu benshi barakurikira iki kiganiro. Ese ni ubuhe bufasha mukeneye umuntu yabafasha uramutse abonye ino video? Ubufasha bwo burakenewe kubera yuko aho nk'iyi club wenda uko nyibona ngiye nka fondateur ikeneye ibintu byinshi, nta gikoresho cya muzika na kizima numva ko twe ubwacu dufite. Traditionnel nta bikoresho bizima ifite, ubwo urumva ko ni ikibazo gikomeye. Noneho igikomeye muri byose nk'aha hantu dukorera ni ikibuga kiri aho gusa, nyiracyo aje yakubwira ati kivemo kandi wakivamo. Ahantu ho gukorera uburyo turi gukora nk'imyitozo, imvura ikagwa, ubwo no gushaka ukuntu mwugama imvura, ubwo cyane cyane ni ahantu ho gukora niyo haboneka, cyangwa se ibikoresho nabwo byaba ari byiza cyane. Murakoze cyane. None reka mbaze Presidente, ese hari ababyeyi baba bafite abana bafite talenti zo kubyina pe, bazi n'impano nyinshi nk'izo mwavuze, kuvuza ingoma, drum, sente ndetse n'ibindi. Ese ni iyihe nama wagira abo babyeyi bagatera intambwe nk'iyo mama wawe yateye akakureka ukaza kubyina? Murakoze. Inama nabagira, kuba bacyumva ko kubyina ari ibintu bibi bituma umwana arangara. Impamvu wenda baba bababuza, bavuga ati bagiyemo byabarangaza ku ishuri, ariko ntabwo ari byo. Ntabwo biturangaza ku ishuri, kuko bisaba kugena igihe ukihata y'ukuntu ibintu byose wabikora. Icyo nababwira ni uko ibintu byo kubyina biruhura umuntu mu mutwe. Niyo nk'uku nguku nshobora kuza kubyina nkumva mu mutwe wanjye ndaruhutse, nagera mu rugo nafata ikayi nkiga nkumva biri kujyamo neza, kuko aho navuye nezerewe, nahuye n'abandi bana bagenzi banjye. Rero icyo nabasaba, batugana abana babo bakabareka bakagaragaza impano yabo, kuko iyo umuntu abyinnye yumva ni nka siporo, mbese n'umubiri we uragororoka. Ikindi navuga ni ukubareka bakaza nabo bakagana. Ntabwo tuvuze ngo ni icyangombwa bagere muri club yacu, n'ahandi bagerayo, ariko bagakoza impano yabo, kuko bagera igihe impano yabo ikazakora bakabateza n'iwabo imbere. Baba nta bushobozi bafite, akaba yabazamura mu ntera bitewe n'impano ye afite ku giti cye. Murakoze. Okay, murakoze cyane. Reka nsubize mugenzi wanjye microphone, dukomeze twegere n'abo bana batubyinire, turebe ese talent bafite ni iyihe, tubashe kuryoherwa n'ikiganiro. Okay, nshimiye mugenzi wanjye kubw'ibibazo babajije. Nanjye tukiri aho kuri cya kindi cy'imbuga bavuze ko imbuga zabo bazibye, hari benshi dukorana, twabafasha natwe kugira tubahe support ijya kuri share ku rugo. Mwanjye ikintu nzwiho ni TikTok, ikintu nabafasha n'ibijyanye na TikTok. Bavuze ko TikTok yanyu bayibye, na YouTube nibyo twabafashaho tukabafungurira, n'izindi mbuga tukabasha kubafungura iziri international. Icyo nicyo kinyunganizi natwe tubashije kuba twabona. Ikindi reka mbabaze, intego yanyu mwumva mwazagera he? Ni iyihe ntego yanyu mufite? Nka club buri gihe cyangwa se groupe ikora ikintu ishaka kugera ku rwego ruri hejuru.
nkatwe ku giti cyacu nka gurupe yacu intego iba ifite indi ni icyerekezo kimwe, ariko intego ya nyayo ni uko twagera nko ku rwego ku buryo n'umuntu yajya avuga ati hari bande nzi irenze mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga, bakavuga ati bande Shada Vibe Band ni bande ikora neza, nkanjye w'umuhanzi ndifuza ko yancurangira mu gitaramo. Uko dukura n'impano zigenda zikura, tunarushaho gukora ibintu birenze ibyo twakoraga, ku buryo nk'umuhanzi wenda urenze ku byo yavuga ati iriya Shada Vibe ifite ikintu cyose kijyanye n'icyo nkeneye, yaba ababyinnyi, abacuranzi. Ndizera ko iriya gurupe n'indi gurupe ibahiga njyewe nabona, kumva ko twajya ku rwego ku buryo n'indi gurupe yaduhiga, kandi icyo umuntu yifuje akigeraho. Kandi ndanabashimiye kuba mwe akemera kudufunguriza izo mbuga. Murakoze, mufite intego nziza. Reka tugera ku musozo w'ikiganiro, twajya kureba uko mubyina n'uko mukora kugira ngo ikiganiro kirusheho kuba cyiza. Murakoze. Bang.